Amahoro y'Imana nabane namwe. Ndabashimira mwe mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu kuri Flabane Official TV. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi hari byinshi tuganira amaze kubimenyera. Uyu munsi rero tugiye kugaruka mu gikoni. Tugiye kuza mu gikoni, tugiye kuza mu mirire. Imirire myiza, murabizi ko imirire myiza ari kimwe mu bintu bigize umuryango. Ibyo byose iyo uri umugabo cyangwa uri umugore wubatse urugo, kwicara mu nzu itarimo ibiryo ntekereza ko ubangamiwe. Ubangamiwe kuko kurya ni ibintu bimwe bigize umuntu. Umuntu arya kugira ngo abeho. Umuntu arya kugira ngo abeho, aho uzasanga imiryango myinshi ifite ubushobozi bakunze kugira ifunguro rya mu gitondo, ifunguro rya saa sita n'ifunguro rya nimugoroba. Ibyo byose rero ugasanga bituma mu rugo, iyo navuga ngo urugo rukennye cyangwa se rudafite ubushobozi ku buryo muri urwo rugo haba hatarimo ikintu cyo kurya, navuga ngo baba baguwe nabi. Baba baguwe nabi kubera yuko inzara ntabwo ari ikintu cyiza. Inzara ntabwo ari ikintu cyiza, rero kurya byo ni byiza kuko akenshi usanga ari byiza ko mu rugo haba harimo ibyo kurya, kuko umubiri wacu ukenera gufungura, umubiri wacu ukenera amafunguro, umubiri wacu ukenera kurya. Rero usanga mu bigize gahunda z'urugo cyangwa mu bigize gahunda z'umuryango n'amafunguro ari ikintu cy'ingenzi, kubera yuko amafunguro ni meza kandi umubiri wacu ukeneye ibyo kurya. Umubiri wacu ukeneye ko tuwugaburira. Rero hari igihe tuganira ku buryo dushobora kugaburira amarangamutima, uburyo dushobora guhana urukundo, uburyo dushobora gusenga cyangwa kuramya Imana nk'abagize umuryango. Rero tukaganira no ku buryo umubiri cyangwa se umubiri tuwitaho. Mu bintu rero dukoresha twita ku mubiri harimo kwambara, harimo isuku, gukaraba, kuba twakwisukura, tugakaraba, tukisiga, tukanambara n'imyambarire tujya tuyiganiraho. Mu rugo rero abantu bakenera byinshi byo gufasha umubiri. Harimo iyo myambaro, harimo ibyo kurya. Ibyo kurya rero byo navuga ngo ni iby'ingenzi. Ibyo kurya ni iby'ingenzi cyane, kandi no gusangira ibyo kurya nk'abantu bari mu muryango, kuba mwahaha mukanicara mugasangira ibyo mwahashye, ibyo mwatetse ni byiza. Buriya hari ukuntu njya nganira n'abagore benshi ugasanga umugore ababajwe no kuba umugabo babana atagira umwanya wo kugira ngo basangire amafunguro. Ugasanga rero birababaje kandi nibyo biranababaza, bitera agahinda kuba umugabo yavuga ati njyewe ndatanga amafaranga yo guhaha mu rugo, ntacyo babuze, amafaranga nayabahaye, nayakoreye amafaranga nayabahaye, nabahahiye, nta nzara bafite. Bo mu rugo nta nzara bafite n'ibyo wabahahiye. Ariko buriya ni byiza ngo ubahe n'umwanya musangire y'amafunguro, ubahe n'umwanya musangire bya byo kurya wahashye. Ushaka kuvuga uti wenda ibyo ni ubutesi byo gusangira muzanye n'ibiki, mba ndi mu kazi nta mwanya mba mfite. Nibyo ndabyemera, hari abagabo batabona umwanya uhagije wo kuba mu rugo. Yenda ukaba nta mwanya uri bubone gufata ifunguro rya mu gitondo mu rugo, nta mwanya uri bubone ko n'ifunguro rya saa sita mu rugo, ariko se na nijoro ntubone uwo mwanya. Rero ni byiza abantu tubayeho mu buzima butandukanye kandi dukora imirimo itandukanye. Ushaka kubaho wenda ukora n'akazi gatuma uri kure y'umuryango icyumweru cyangwa ukwezi cyangwa igihe runaka, simbizi. Akenshi bitewe n'ubuzima cyangwa bitewe n'imikorere runaka, hari igihe bishobora kuba ngombwa ko yenda nk'umugabo cyangwa se umugore ashobora gukorera kure y'urugo, ariko ni byiza igihe wabonye akanya ko kuba uri mu rugo, mu bintu uha umwanya no gusangira amafunguro nabyo ubiha umwanya. Buriya ni byiza ko abantu babana basangira n'amafunguro ku meza. Rero umuntu akenera kurya, ni kimwe mu bintu bifite uruhare runini mu rugo cyangwa se mu buzima bw'umuryango. Kumenya ibyo abagize umuryango bagomba kurya, ariko no kumenya ko umwanya wo gusangira ari ngombwa kandi ari ingenzi ukenewe mu muryango. Akenshi rero usanga wenda nk'umugabo agira inshingano zo guhaha, akenshi nanone ugasanga umugore afite inshingano zo kumenya uburyo bwo guteka, se akamenya igitekwa, akamenya ikibanza n'igikurikiraho, akamenya ati uyu munsi twariye iki, ejo tuzahindura turya iki. Ibyo byose akenshi usanga ari detaye abagore dukunze kumenya kandi bikaba byiza. Ubuzima rero bw'umuryango mu bigendanye no gusangira amafunguro, uyu munsi tugiye kuganira ku kiribwa bita isombe. Isombe ni imboga navuga
ni igihingwa cyangwa se ni ikiribwa cyiza akenshi usanga dukunze kwifashisha. Abantu bakunda imboga, isombe turazikunda cyane. Akenshi usanga isombe ari ifunguro rikunze guteguranwa ubuhanga kuko zisaba igihe. Gutegura isombe neza bisaba igihe, bigasaba isuku, bigasaba n'ibirungo bitandukanye n'ibikoresho bitandukanye. Usanga rero isombe ni ikiribwa abantu bategura mu buryo butandukanye. Abantu bategura isombe mu buryo bwinshi butandukanye, ariko iyo umuntu ateka ikintu agikunze anagitegura neza. Isombe rero ni imboga nziza kandi ni imboga zikunzwe nziza, ariko usanga abenshi batazikunda bitewe nuko zisaba kugira ngo uziteke, bisaba ngo uzitondere kandi zisaba igihe kinini kugira ngo zisukure, kuzisekura kugira ngo zinoge neza kandi zibe zimeze neza. Abantu bakunda isombe zisekuye abenshi. Ubwo nkanjye nkunda izisekuye, ubwo hari n'abakunda izidasekuye bakunda wenda nk'iziseye, ariko isombe impamvu abantu benshi batazikunda ni uko zigoranye mu kuzitegura. Ariko ku muntu ukunda guteka kandi ku muntu ukunda isombe ntabwo bimugora kuzitegura. Rero ibyiza by'isombe ni byinshi, ndi kuvuga ukuntu isombe yongera imbaraga. Buriya isombe ifite ibyiza byinshi, mu byiza byinshi ifitemo ko yongerera umubiri imbaraga. Buriya umuntu wariye imboga, hari imboga ushobora kurya zikaba zaguca intege cyangwa se ukumva ntabwo umubiri wawe ufite imbaraga, ariko isombe ni zimwe mu mboga ushobora kurya ukumva n'umubiri wawe ufite imbaraga. Ikindi kandi isombe ni nziza mu kubungabunga ubuzima bw'uruhu. Ibyo nari maze kubivuga mu kanya. Ku bantu bakunda isombe akenshi uzasanga abantu barya isombe kenshi bagira uruhu rwiza cyangwa se umubiri wabo uba umeze neza. Rero isombe nanone ifasha mu kubungabunga ubwiza bw'uruhu. Ikindi isombe ifite burya intungamubiri nyinshi hamwe n'izindi mboga nyinshi zitandukanye. Isombe nayo buriya igira vitamine A, ikagira vitamine C, ikabamo na vitamine E. Izo ni vitamine dushobora gusanga mu isombe. Isombe rero ni nziza, ntabwo ari ukuzirya gusa ngo ni uko ari imboga zitubuka, ni uko zihari mu isoko. Buriya isombe ibamo na vitamine A, vitamine C ndetse na vitamine E. Izo ni zimwe muri vitamine dushobora gusanga mu isombe. Isombe rero ni nziza ku bantu bakuru, ni nziza ku bana, ingeri zose, kuva ku myaka 3 kuzamura. Isombe ni nziza mu kigero waba urimo icyo ari cyo cyose. Ikindi, isombe buriya ni imboga nziza zifasha no kugabanya umubyibuho. Buriya abantu bakunda kutiyongera ibiro kenshi bakunda kurya isombe kenshi. Mu mboga nyinshi urya, nimba utifuza kugira ibiro byinshi, wifuza kugabanya ibiro, ni byiza ko mu mboga zawe za kenshi cyangwa za buri gihe ushyiramo n'isombe. Isombe ni nziza kandi zishobora kugufasha mu kugabanya ibiro kuko isombe ni nziza. Ikindi, zifasha no ku mikorere myiza y'umutima. Akenshi uzasanga abantu bakuze mu mboga bakunda kurya isombe buriya kuko ku myaka yo hejuru, mu myaka yigiye hejuru, usanga abantu bakunda kugira ibibazo by'umutima. Rero isombe nazo zifasha mu mikorere myiza y'umutima. Ni byiza rero ko nimba wenda utakundaga isombe kubera ko ishobora kugufasha mu mikorere myiza y'umutima, ni byiza ko mu mboga ukunda kurya za buri munsi wongeraho n'isombe. Gusa hari abantu isombe zishobora kutabera nziza, nk'abantu bagira allergie ku mubiri cyangwa se bakunze kugira allergie ku bintu runaka. Kubera ukuntu isombe zigira ibirungo byinshi, hari igihe ushobora kurya ahantu nk'isombe ikaba yagutera allergie, atari isombe ubwayo ahubwo wenda ari nk'ibirungo bashyizemo. Hari ibirungo ushobora kujya mu isombe bikaba byagutera allergie. Ku bantu bakunze kugira amallergie atandukanye cyangwa se abantu bakunda kugira amallergie ku birungo, kuko buri isombe zigira ibirungo byinshi bitandukanye. Ubu turi kuganiraho gutyo gusa, ariko mu minsi iri imbere tuzashaka n'uburyo bwo kujya mu gikoni tubiteke mureba turi kumwe namwe, dukore uburyo butandukanye bwo ushaka gutekamo isombe. Rero nkanjye kubera ko nkunda guteka cyangwa se igikoni kinyorohera cyangwa kimbangukira, isombe igira uburyo bwinshi butandukanye bwo kuyitegura cyangwa se bwo kuyiteka. Isombe rero ushobora kuyiteka mu buryo bwinshi butandukanye. Ushobora kuyiteka washyizemo inyama, ushobora no kuyiteka utashyizemo inyama. Buriya hari abantu bakunda inyama kumva ko atarya isombe zitarimo inyama, nyamara buriya harimo n'abantu badakunda inyama, yirira isombe akamenya kuzishyiramo ibirungo byiza kandi byinshi cyangwa se bihagije, agashyiramo n'ubunyobwa. Isombe ze akaba yazirira aho ngaho atiriwe ashyiramo inyama. Hari abantu badakunda inyama rero ushobora gushyiramo inyama. Ku bantu bakunda inyama, isombe ushobora kuyivanga n'inyama ubwoko bwinshi butandukanye.
ubwoko bwinshi butandukanye. Hari abakunda inyama z'inka kuba wazishyira mu isombe, hari abakunda gushyiramo wenda kuvuga ati mu nyama z'inka ngewe nkunda gushyiramo wenda ikinono, nkunda gushyiramo inyama yo ku murizo buriya ngo iryoha kubi ku bantu bazi inyama z'inka, hari abashyiramo imifupa, hari abashyiramo ijari, hari abashyiramo ubwoko butandukanye bw'inyama mu isombe. Hari n'abatarya inyama rero akavuga ati ngewe isombe nziteka neza cyangwa zindyohera iyo zirimo indagara cyangwa iyo zirimo amafi ubwoko runaka. No mu mafi buriya hari ubwoko runaka ushobora kuvanga n'isombe. Ku bantu bakunda isombe rero bazirya mu buryo bwinshi butandukanye, ushobora kuzirya zirimo inyama, ushobora kuzirya nta nyama zirimo. Ikindi isombe zisaba guteka umwanya munini nk'uko nabivuze. Hari abantu bavuga ati ngewe nakunda isombe uzimpa zihiye ariko ntumbwire akazi ko kuziteka, kuko usanga zisaba umwanya, zisaba ngo zicanire umwanya munini. Ku bantu rero bakunda guteka, hari igihe isombe ushobora kubanza ukayicamutsa ikiri mbisi kugira ngo wenda ize gushya mbere cyangwa se guhumura neza, cyangwa se hari abayihita bayitogosa, hari ababanza kuyicamutsa, hari n'abanza kuyikaranga. Rimwe na rimwe ushobora kubanza gukaranga isombe yawe mbere y'uko ushyiramo amazi. Ushobora kubanza kuyikaranga mbere washyuhije amazi ku ruhande, ushobora kubanza kuyitogosa se. Ni imboga zifite ubwoko bwinshi, zifite n'uburyo bwinshi bwo gutekwa. Ushobora kuyiteka mu buryo butandukanye, ariko ku bantu bakunda isombe ushobora kuyiteka mu buryo butandukanye ikakuryohera. Isombe rero ijyamo ibirungo byinshi bitandukanye. Hari abakunda kuyishyiranamo n'ibirungo bagishyira ku ziko, hari abakunda gushyiramo ibirungo ari uko imaze gushya uri hafi kwarura. Wayiteka mu buryo bwinshi butandukanye. Gusa isombe icyo nababwira ni uko ari zimwe mu mboga nziza zifitiye umubiri akamaro kacu. Nababwiye ko hari amavitamine amwe n'amwe dusanga mu isombe. Ku bantu bakunda kugira uruhu rwiza ni byiza ko mu mboga murya kenshi murya isombe. Ku bantu bashaka kutiyongera ibiro ni byiza ko urya isombe kenshi, cyangwa se urya imboga zitwa isombe kenshi, cyane ko zifite n'ibindi byinshi zikora ku mubiri wacu. Rero n'ibirungo ni byiza ngo umenye ibirungo ushyira mu isombe zawe. Ushobora kuba ubana n'umuntu mu rugo wenda ugira allergie kuri tungurusumu n'urugero, uretse ko ari bake bagira allergie kuri tungurusumu ariko baba bahari. Ukavuga uti ngewe ninteka isombe hari ikintu ntari bushyiremo bitewe n'uko mu bo ngaburira cyangwa mu bo dusangira ku meza hari abatarya ibi n'ibi, ukaba wakwigomwa gushyiramo ikirungo runaka bitewe n'abantu uri bugaburire. Ni byiza rero kumenya guteka, ariko ukamenya no guteka ibijyanye cyangwa se bitari bubangamire abo mubana. Nimba uvuga uti ushobora kuba ngewe ukunda indagara, ariko ukaba uvuga uti mu bantu dusangira harimo abadakunda indagara, ninteka isombe zimwe ndazishyira ku ruhande zishyiremo indagara, izindi nzishyire ku ruhande nzishyiremo inyama, cyangwa se izindi nzishyire ku ruhande sinshyiremo ubunyobwa, cyangwa se ndashyira mu bunyobwa kubera impamvu iyi n'iyi. Abantu bateka isombe mu buryo butandukanye. Nidutangira kwinjira mu gikoni rero mu buryo bwo guteka tuzabivugaho kandi tuzabiganiraho, tugende twungurana ibitekerezo mu bintu byinshi bitandukanye biri mu rugo. Rero ku bantu batakundaga isombe, numva nababwira ngo isombe ni nziza mu mboga dukunda kurya, turya n'isombe. Ubwo abagira ubute bwo kuziteka muzampamagare mbafashe. Nkunda isombe, nkunda no kuziteka. Rero mu guteka iyo ubikunda ntabwo bikuvuna, kandi ushobora no kuba udafite umwanya, ushobora kugira umukozi cyangwa ufite umushefu ugufasha guteka cyangwa gutegura amafunguro, nabyo ni byiza. Ariko buriya iyo umuntu akunda guteka akunda kubyikorera, nabyo biba byiza. Ushobora no kuba ubikunda ariko udafite umwanya, byose birashoboka. Ukaba ufite umuntu hafi yawe ushobora kugufasha guteka, ni byiza. Rero murakoze cyane. Ushobora kuba nawe ufite ibindi byiza uzi ku isombe, uratuganirira utubwire. Ushobora kuba wenda hari ahantu wariye isombe runaka ukumvira kuryoheye, wenda ntugire amatsiko ngo ubaze uti ese iyi sombe irimo iki ko iryoshye cyane, bimeze gute? Rero ni byiza ngo tugire ubumenyi butandukanye ku bintu turya cyangwa ku bintu duha imibiri yacu. Rero abantu bakunda isombe ndabasuhuje aho muri, mukomeze kuryoherwa no kugubwa neza. Ni byiza ko twita ku byo turya, kandi ni byiza ngo mu mafunguro dufata buri munsi n'imboga ntizikabure. Isombe rero ni zimwe mu mboga ushobora kwifashisha uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi, kugira ngo uhinduranye amafunguro yawe. Ni byiza ko mu byo turya kenshi tugomba kurya n'imboga. Muri iyi mboga nazo zifite akamaro, kandi ziri mu bitunga nako ziri mu biribwa tutagomba kwibagirwa ku ifunguro ryacu. Buri ifunguro kugira ngo ribe ari ifunguro ryuzuye cyangwa se ari ifunguro rinoze, rigomba kuba ririho n'imboga. Imboga rero ni nyinshi mu Rwanda, hano turafite imboga nyinshi zitandukanye. Ubwo nagira ngo mbibutse ko mu mboga muhaha ntimukibagirwe n'isombe. Hari igihe uziteka gakeya nkanjye bitewe n'uko wenda zifata umwanya munini, ariko igihe wazitetse ukavuga uti ndateka nyinshi zishobora kumara igihe runaka. Ikindi
kandi isombe ni imboga zijyana n'ibintu byose, n'ibintu byinshi. Isombe wayirisha agafiriti, isombe wayirisha umuceri, isombe wayirisha ibijumba, isombe wayirisha ubugari, isombe wayirisha ibintu bitandukanye byinshi bitewe n'icyo ukunda. Isombe rero igenda kenshi kandi igenda ahantu henshi. Ushobora no kuyirya yonyine kuri ba bantu bakunda kugabanya ibiro cyangwa se abantu badakunda kubyibuha, ushobora gufata agasombe kawe gatetse neza ukagashyira ku isahani ukakarya, ariko ni byiza ntukarye imboga zonyine. Tuzabiganiraho nituganira ku ifunguro ryuzuye cyangwa se nituganira ku byiza cyangwa se uburyo ifunguro ryuzuye riba riteguye, nabyo tuzabiganiraho. Ubwo rero abantu bakunda isombe ndabasuhuje, dutahe cyane, mukomeze kugubwa neza. Reka nsoreze hano, mugire umunsi mwiza. Mbasabe wowe udukurikiye uze kutwandikira nawe utubwire ikindi cyiza cyangwa se ikindi kintu cyihariye ushobora kuba uzi ku isombe, dukomeze tuganire. Murakoze cyane, mbifurije kugira umunsi mwiza kandi ndabakunda.